Ladies and gentlemen, and here is surprise. Oyagarachi ku Supplies. Achiri no gift because was money short. Zani truth is hard. Fata short, goody short, magusina. Ejoni eza wiki sasa. Supplies pero anda afe. Let's enjoy as we make love and the happiness. Tubakalanyo we can't live alone. But with you got to live room. Sami manza tolingo nae. Teko sepela na polingo elang nae. Lepela muha verse to inish vibure. We ourselves tas kukina ibure. Njakala kwe unisomo kwano gwanje mukulu. Okukikola kwe kuita supplies pero anda. Jangu wano kabna mukwano gontsaba jangu. Guhaguruka tugusurprise yarazi ko kandi ni gukina yarazi ko ndi gukina kandi yarazi ko ndi gukina Congratulations. Surprise. Uwe kujitwara So at celebrations. Congratulations. Urumva hano hari intasi nyinshi so rero reka mbasuhuze abakurikiye social media za Support Empire Rwanda. Tubanze dushimire ubuyobozi bw'Isango Star Inyenyeri Imurikira Rubanda kuko nta kuntu twari kwinjira mu kigo cy'abandi tutabanje kuvunyisha. Mu kinyarwanda kizababyita kuvunyisha. Twabanje kuvunyisha twakaha uburenganzira bwo kwinjira mu kigo cy'Inyenyeri Imurikira Rubanda. Hanyuma njye nitwa Sibomana Emmanuel, ni nako munsi nkabandi mu izina rya Support Empire Rwanda. Ni company ifasha abantu gutungura abantu bagize anniversaire, abagusura umuntu wabyaye, gushimirwa kugire neza, gushimira mu buryo bigendanye n'ibirori. Hanyuma rero nka Support Empire Rwanda yatekerejwe umwihariko ubuyobozi wacu araza gufata umwanya wo kugira ikintu avuga gutungura Kayitesi nk'umuntu wakoze inkuru nziza hiza abandi mu nkuru zigendanye n'ubuzima. Murabizi nkanjye nk'umunyamakuru namwe mudukurikira bari hano n'abaprofessional b'abanyamakuru ntabwo biba byoroshye. Rero nk'umuntu wakoze inkuru yahize izindi mu bigendanye n'ubuzima, Support Empire Rwanda yagize gute yamutunguye mutegurira nyine kumutungura ururabo n'ibindi bitandukanye. So reka rero twamushyikirije ururabyo, hanyuma nakire n'umuyobozi agire icyo amubwira kuri uyu munsi. Handitseho ngo abantu bazi ko itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane, ariko twe nk'umuryango wa Support Empire Rwanda tuzi ko itangazamakuru ari ubuzima bwa buri munsi dukeneye. Warakoze Kayitesi Milene gushyira kuri ubwo buzima itafari rikomeye. Amateka azabikwibukira ibihe byose. Congratulations, contact us 0788318860 n'ubutumwa bwa Support Empire Rwanda bageneye Kayitesi Emilienne. So no kumushimira nk'umunyamakuru wahize abandi banyamakuru. Dukeneye ko inkuru zacu zigera kure, ariko yaraduhize. Rero bwari ubutumwa bumugenewe. Ikindi rero hari ubutumwa Support Empire Rwanda nk'umuyobozi yageneye Kayitesi Milene. Dore ngo agapfundikiye gatera amatsiko, niko umugani w'ikinyarwanda uvuga. Ntabwo nzi ngo hari n'icyo ariko harimo itiki zamujyana Dubai gufata ikiruhuko, ntabwo mbizi. Reka kumushyikiriza. So nibaza ko Sibomana no gutwika. Reka noneho twamugenera ntuza hari cake hano, hari kuri computer kugira hara hirya ko hari ameza. Abantu bakunda cake nkanjye ndibaza ndaza ndakureba ni hano hafi y'isoko. Sizi niba bamenye ibyo ari byo. Hano hari nayo nguko rero. Iyi no gushimira nka Support Empire Rwanda, dushimira Kayitesi Emilienne kuba yarakoze inkuru yahize izindi mu nkuru zigendanye n'ubuzima. Reka nsabe Sister wa Tiffany azane icyuma hanyuma
So reka nsabe bazana icyuma hanyuma Kayitesi uhamagare umuyobozi w'isango tumuhe ikaze kugira ngo badufashe gukata keke tumwita umubyeyi wacu tumanuka hasi tugera kuri zone 0 mu kane 3 2 1 0. Congratulations. So rero nuko byari byifashe mu gihe sister wacu agiye kuyikata Fani igira hano hino ni twakire Kayitesi Emilienne atubwire uko abyakiriye impamvu imaze tumuhe umwanya avuge urugendo uko rwari rumeze. Abanyamakuru tuba turi benshi guhatana kugira ngo inkuru yawe ihige izindi urugendo uko byari bimeze aduhe ubwo buhamya n'icyo avuga kuri Surprise Empire Rwanda. Murakoze cyane. Njyewe iki gikorwa munkoreye kirantunguye, ni ubwa mbere bibayeho. Nagiye nkora inkuru nyinshi cyangwa se ibindi byinshi bitandukanye byagiye bibona ibihembo, ariko natahiraga congratulation y'aho byabereye. Nta wundi muntu n'umwe wari warigeze yishimira intsinzi yanjye. Intsinzi yanjye yishimirwaga wenda bakanyandikira bambwira congratulation, ariko nta muntu wabigaragaje mu buryo bw'ibikorwa n'umwe kuva bibayeho. Ubwo rero njyewe ndabashimye by'umwihariko, murantunguye cyane. Ntabwo nari nzi yuko hari abantu bantekereza ku bikorwa naba nkora. Njyewe iyo nkora inkuru numva ko inkuru ngiye gukora igomba kuba yujuje byose kandi ikaba ifite akamaro cyane cyane ku baturage, irimo ubutumwa bushobora guhindura sosiyete nyarwanda. Inkuru iyo ari yo yose naba nkora, yaba iy'ubuzima ariko cyane cyane niho nibanda. Ese iyo nkuru yahize izindi yari imeze kugira ngo uce mu ijambo? Iyo nkuru yari imeze ni inkuru urabona muri kino gihe ababyeyi benshi kubera kuba bize, kubera ibikorwa baba bakora, usanga bafata abana bato bakabaha amatelefone, bakaba arizo bakoresha babakinisha, bashyiramo ibitente cyangwa bagafungura amateleviziyo. Ayo mateleviziyo rero akenshi ugasanga niho abana bari. Inshuro nyinshi ugasanga umwana arakora ibintu nk'ibyo yabonye muri bya bitente bikora, kurwana, kurasa, gutera imigeri. Nta kinyabupfura agaragaza iyo abashyitsi baje. Ugasanga rero byari ikibazo. Noneho nza kwegera inzobere mu buzima bwo mu mutwe, mbabaza niba nta ngaruka ibi bintu bishobora gutera ku bana. Inzobere rero zigaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane, kuko bigira ingaruka cyane cyane ku bana. Abana bakaba baba ibyihebe, cyangwa se akakora bya bindi yakoraga, nta kinyabupfura. Ugasanga arurira abantu, abashyitsi baza, umwana akaba yaza muri salo akaba yakora mu bintu byabo bateguye, cyangwa akabaka amasakoshi. Ibyo byose ni bya bindi biba bigaragara muri bya bindi bareba ku mateleviziyo cyangwa se ku matelefone ababyeyi baba babahaye. Yaje kugaragaza ko rero abana bakoresha telefone bakiri bato, akenshi niyo babanyujije mu cyuma basanga ubwonko bwabo bumeze nk'ubwaboze, kuko ubwonko bwabo bw'abana buba bumeze nk'ibumba. Icyo gihe rero iyo ababyeyi babikoze gutyo, b'abana barangirikara ariko ababyeyi ntibabimenye. Iyo nkuru rero niyo nabashije gukora ibasha gutsinda. Dusoza kino kiganiro kigufi tugiranye, n'iki wavuga kuri Surprise Empire Rwanda isapurezinga abantu tukaba turi intumwa tugatumika? Surprise Empire Rwanda nababonye hano ku Isango, mwaje mu kiganiro, numva ibyo muvuga, numva ni ibintu byiza cyane cyane ko muganisha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'ubu ngubu wenda njyewe ubuzima bwanjye bwo mu mutwe bushobora kuba butari bumeze neza muri iyi minsi, ariko iki gikorwa mukoze bushobora kuba hari icyo buhinduye ku buzima muri ino minsi nari ndimo.
muramfashije rero narabumvise numva mufite ibikorwa byiza ndetse ndavuga ngo muje muri tafari rigiye kwiyubaka kongera kuri ya nkingi urwego rw'ubuzima ruriho kuko muri ino minsi abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Nibutse ko umaze imyaka myinshi dusoza mu magambo make, umaze imyaka myinshi ukora inkuru zigendanye n'ubuzima, harya ibyegeranyo bya RBC bivuga ko abafite ibibazo byo mu mutwe ari kangahe ku ijana? Ni ukuvuga ngo abafite ibibazo byo mu mutwe muri 5 nk'uko turanga umuntu umwe aba afite ikibazo cyo mu mutwe. Reka tubishimire rero kuba utwakiriye. Reka umubyeyi wacu mama Isango atwemereye ade nk'umunota umwe bonyine, ariko buriya araza kuvuga. Reka twakire noneho umuyobozi wa Surprise Empire Rwanda, ndumva yaza hano nkamushimira by'umwihariko kuko iyo mbabaye ni umubyeyi wacu. Iyo mbabaye, iyo ngize ikibazo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko ndamusanga Kayitesi Emilienne ni umwe mu banyamakuru b'Isango Star. Umwihariko we ni uwuhe ujyana n'abandi banyamakuru bagiye banyura hano, abahari n'abadahari bose, umwihariko we ni uwuhe? Murakoze, ndabanza kubashimira, ibintu mukora ni byiza, nanjye murabona ko hatanzwe kuko nkunda ibintu byiza. Kayitesi Emilienne ari mu banyamakuru hano bafata b'abasiniya kimwe n'abandi bose bari hano. Ni umuntu ukora ibintu bye abishyizeho umwete, akora ibintu byinshi hano, ari umwe mu nkingi mwamba z'iki kigo. Murantanze ariko nanjye mubikiye indi surprise, kubera yuko natwe tujya tugira igihe cyo kwishima tukareba aho tuva n'aho tujya, ariko ari umwe mu banyamakuru bakoze neza, nubwo n'abandi bose batahiriza umugozi umwe. Isango Star twese turakora, ariko nyine ntabwo abantu bose baba bagize amahirwe yo guhemba abahemba. N'umwaka ushize byarabaye hano, twatwaye ibihembo ngira ngo 3. Uyu mwaka rero Imana ishimwe cyane, ntabwo ndi buvuge byinshi. Ndamushimira hano. Ikindi ntakwibagirwa ni uko hano kimwe n'abandi nk'uko nabivuze bakora nk'abikorera, ngira ngo nawe warahakoze. Hano ni gukora nk'uwikorera, icyo dushaka ni igitsinda, twese tuba dushaka gutsinda. Rero uyu munsi yihuse aradusiga, ariko natwe ejo bundi tuzatsinda. Hanyuma akabazo k'amatsiko, inkuru ye yatsinze n'ifite inkuru n'ibyerezo bwo mu mutwe, nanjye mwaramvuye nari mfite mwene ibyo bibazo. Ubona urebye ibibazo biri hanze ahangaha ni ikihe rekomando se watanga kuri Surprise Empire Rwanda kuba ifasha abantu kubwonko no gukiza abantu nk'abo ngabo? Urakoze cyane. Ibi bintu nabyo biri mu bintu byaruhura mu mutwe, kuko usanga abantu benshi bigunze. Ni ukuvuga bishobotse mukagera ku bantu benshi bigunze, ikintu umunezero uravura, ariko muzongeremo no kujya mubanza kumva n'iki kibuza umuntu kwishima. Iyo amaze kukivuga arushaho kwishima, noneho akishima akavuga ati mfite abankunda, mfite abantekereza, ntabwo ngiye. Reka twakire Surprise Empire Rwanda. Cyaje igitekerezo cyo gutangiza ibikorwa cyaje nyine gishingiye ku kuba abantu bakeneye ibikorwa byo bibashimisha, kandi ibyo bikorwa bikaba bivura ibibazo bitandukanye byo mu mutwe. So muri makeya ni ukugira ngo umuntu azibe icyuho gihari cyangwa se atange contribution ku bijyanye n'ibyishimo muri sosiyete, kandi no kuvura ibibazo byo mu mutwe, mental health issues, mu buryo burambye kandi buhendutse. Hanyuma tugana ku musozo ngo tujye no ku meza. Isango Star ushize barakwakiriye, bakwakirana urugwiro. N'uyu munsi barakwakiriye, wabaye umuyobozi w'Isango. Nihe rekomando se wabwira audience kujyana n'Isango Star kubyakira abantu mu bikorwa byabo? Nibyo ushize twaje hano kuri televiziyo
tujya no muri radiyo. Nubwo bifitanye isano no kuza gutungura Kayitesi, ariko bije mu buryo biteguwe mu buryo bw'ibanga rikomeye mu bwiru bukomeye, kuri serivisi batanga kuri radiyo no kuri televiziyo. Inyenyeri muri Kirarubanda, Isango Star baduhaye serivisi nziza, kandi nashishikariza abantu bose bashaka kugira ibyo bamamaza, ibyo bashaka kuvuga, begere abanyamakuru na management Isango Star. Hariho nka Urugeni yatwakiriye neza, Sibomana n'abandi bagenzi be, DJ Hero n'abandi batwakiriye neza hano kugira ngo hashize nk'icyumweru kimwe. Niyo mpamvu twanatekereje tuti hariya batwakiriye neza, habaye mu rugo, nanone reka dusubireyo tunashimire umunyamakuru wabo, bitewe n'agaciro nka Surprise Empire Rwanda duha itangazamakuru, kuko nta kintu twakora muri ibi bikorwa byacu itangazamakuru twarishyize kure cyangwa tarishyize ku ruhande. Iyi foto ngira ngo habanza hakagabura nuza Vestina, Xavier, Yasine, abantu twari kumwe twese hariya mu ihema, ndumva bifuza ko basabana. Xavier, hanyuma nk'umuntu wa mbere naruzi Ikinyarwanda kanyishiramo amarinete. Ashyira amarinete agiye kugira neza. Bamwita Xavier, umwe mu bahanga iki gihugu gifite mu kubabaza amateka y'igihugu. N'icyo uvuga ku ya Kayitesi Emilienne, Surprise Empire Rwanda n'Isango Star muri rusange? Urabizi ko abanyamakuru bakomeye muri kino gihugu bari hano mu Isango Star, nawe urimo. Urakoze cyane, ngira ngo ni ibyishimo, ni ishema ku Isango Star kuba dufite uwaduhagarariye nk'umuntu wakoze inkuru rwose ikaba iya mbere mu Rwanda hose. Turashimira abagize cya gikorwa ubwacyo cyo gutegura ari amarushanwa, hanyuma tukabashimira namwe ko mwabonye ko umunyamakuru wacu rwose akwiye gukorerwa surprise ari ngo no gutungurwa, kumutungura, mukamwamutubere rero mukamukorera ibintu byiza cyane. Akaba ari umubyeyi wacu dukunda, ubwo namwe ubwo mumukunda, urukundo rukomeze rwogera kuri we. Hano wandi umusore w'inkorokoro, nimba ari umusore ari umugabo, uri umusore uri umugabo, uri byombi, umusore n'umugabo. Hanyuma atagenda amatara bakuzi abantu wibwira gute? Njye nitwa Yasine Tuyishimire, imyenda turakorana n'umama wanjye bavuga, yanamfashije byinshi bavuga. Ukora ibiganiro cyangwa amakuru bisanzwe? Byombi byose ibiganiro n'amakuru. Rero ni karite y'umwihariko uzi kuri Kayitesi Emilienne abandi benshi bakaba tutatuzi? Ntabwo navuga imwe, afite nyinshi ku buryo uje mu mwuga nyine ufite ibintu byinshi bamwigiraho, hafi ya byose, ahubwo kubera ko umuntu aba yaragutanzemo afite experience y'imyaka myinshi, umwigiraho byinshi cyane. Ntabwo ncamake kugira yanyuze mu gutegura inkuru ikagira aho ihiga izindi. Nk'umuturage uri Kanarange ku Surprise Empire na social media z'Isango Star, nk'umunyamakuru uri kuri mikoro, radiyo na televiziyo, bisaba imbaraga zimuke umuntu agere kuri urwego rwo gukora inkuru ijya ku izindi. Bisa imbaraga nyinshi cyane, yabivuze neza. Urugendo rw'imyaka bamaze kugira ngo abigereho azi igihe byamufashe. Ntekereza ko ariwe wabisobanura neza kurusha njye, kuko njye sindagera kuri urwo rwego. Gadusabe na Asiya Tigire hino, Rukizanga bariko Musabe yigire hino, nawe Asiya Mukobwa Jana igira hino. Tugire icyo tubwira ku Isango Star, uburyo yohereza abanyamakuru ndetse n'ikivuga kuri Kayitesi Emilienne. Murakoze. Nitwa Asiya Mukobwa murakoze, nitwa Asiya Mukobwa Jana, ndi umunyamakuru wa Isango Star mu makuru n'ibiganiro. Isango Star ni umuryango, niba nawe utijijisha cyangwa utirengagiza, uri muri uwo muryango kandi urabizi neza ko ari umuryango. Ni umuryango, mu muryango rero ababa mu muryango baba ari abana n'ababyeyi. Niyo mpamvu ababyeyi b'Isango Star borohereza abana, kandi biba ari inshingano
biyemeje kugira ngo bagire intambwe batera. Ngira ngo urabizi n'abatakiri muri uyu muryango basohokamo bagiye gushakisha ariko baragaruka bakagaruka mu muryango. Bityo rero Isango Star ikintu nayivugaho ni umuryango, kuko umwana niyo yagenda akajya gushakisha aragaruka akagaruka mu rugo. Ni gutyo bimeze, niyo mpamvu nawe uhagaze aha aka kanya. Kuri Kayitesi Emilienne, abantu iyo bakorana baba ari n'abavandimwe. Ntiwaza umusanga mugire icyo umuburana agifiteho ubushobozi cyangwa agifitiye ubushobozi n'ububasha. Ni umubyeyi umenya ko abana ari abana, ni umubyeyi wubaha umwana, akubaha umukuru, akubaha muri rusange abantu bose bakorana, akamenya uburyo ashobora kukubwira witwara ikintu runaka uramutse ugize ikibazo. Nibyo bibaho rero mu muryango, habamo abakuru n'abatoya, kandi iyo bubahana abakuru bagira inama abatoya nabo bakabumva. Nuko bimeze. Emilienne nawe mu bakozi cyangwa se mu bana b'umuryango ni mukuru kandi akabanira neza abatoya. Reka ujye gutegura amakuru ya saa mbiri. Niyo uvuga amakuru saa mbiri? Oya, ni saa 11 n'igice. Ugende rero utegura amakuru neza, turagushimira. Murakoze cyane. Rukizangabo, icyo wavuga kuri... Reka maze mvuge kuri iki gikorwa, nagifata nk'akabando abantu baha abantu ngo bicumbireho, bacumbagirireho, atari ugucumbagira byo kurwara, ahubwo ari ukongera imbaraga, kongera gusunika imbaraga mu muntu kugira ngo akore umwuga we. Umuntu iyo angana atya ari mu mwuga biba bivuze ikintu kinini. Aba yarawitangiye, aba yarahuye n'ibintu byinshi, aba yarahuye na benshi, aba yarahuye n'ibimugora byinshi. Wumvise ko avuga ko ari n'ubwa mbere. Niba umuntu ari ubwa mbere rero akorewe igikorwa nk'iki, akabona ko abantu bamwitayeho, nabonye no mu butumwa yahawe bavuze ko icyo yakoze kizibukwa, amateka azakimwibukira ibihe n'ibihe. Ni interuro nziza ishobora kumukura ahantu ikamushyira ahandi. Ni n'ikintu gishobora gutuma umwana ukiri muto yashobora kwiga itangazamakuru noneho yishimye, atari ukuvuga ngo ni wa mwuga abantu bakora kubera ko babuze icyo bakora. Ni ikintu gikomeye. Kuri iyi kampani rero Surprise ibi ngibi nabyo hari icyo biba bivuze. Hari n'ikindi ijambo twamugeneye wacu kimwereze kugira ngo dusoreze rimwe. Yego, iyo umuntu rero ageze iki gihe ari muri kampani nk'iyi ngiyi ayikoramo, nabyo biba bivuze ikintu gikomeye cyane. Murakoze. Ubugumye aho ngaho turimo turasoza. Niba umuyobozi ari butwemerere gufungura ino mpano areba ikirimo, ntabwo byabura, turabyemerewe. Rukizangabo nawe wamufasha, reka mufashe. hari n'iki ntabwo muri iki kirimo. Yes. Surprise ya Rwanda rero ibiri inyuma. Bashaka kumenya niba ari we koko. Abanza confirme kwanza ko asanga atari wowe. yabikonfirmye ko ari we. Yabikonfirmye rwose. Ahakira uruhande we. Wabibonye ko ari wowe koko. Reka twakire umuyobozi wacu. Tuniye nimero Surprise ya Rwanda. Ubona ko ariho ifoto ya Kayitesi Emilienne igihe yahabwaga igihembo. Yahabwaga igihembo. Yeah. So biragufasha nawe.
reka rero twakire Kayitesi Emilienne atubimbunire nimara gufata ifoto y'urwibutso hamwe n'umuyobozi ku meza y'umutsima dusangire ubundi mwakoze ubuyobozi kwakira mu muryango w'Isango Star. Ndetse niba hari undi ushaka kugira icyo avuga ukamenya ijambo. Kayitesi n'umuyobozi twakira ku meza dusangire. Wabwiye gufata Ladies and gentlemen, and here is surprise. Boy, I got a chick with Supplies. Achiri no gift because was money short. Zani truth is fata shot kudi shot magusina. Ejoni eza wiki sasa. Supplies pero anda afe. Let's enjoy agreement, love and the happiness. Tubakalanyo we can't live alone. But with you ngato liru mami man. Panza polingo nae. Teko sepela na polingo ela unae. Le pela mu verse tu inishwi.